Reka mbifurize kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro bira kuri Munda Sport Channel. Ndizera ko meze neza kandi ibyo mukora byose bahira aho muri bose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Mwese muri abantu banje bari mu mujyi wa Kigali, iryo ngiyo za Kicukiro, aho bita Igahombo, aho bita muri Kacapo, aho bita Imurambi, n'utundi duce dutandukanye twa karere ka Kicukiro. Ubwo mbavuze utwo hagana mu cyaro, mbasize za Sonatibe, size za Rwandetse, ndabona muri Kicukiro n'utundi duce mu Kagarama, mu Basirimu, muri Ziniya n'ahandi. Hanyuma abari ku mugabane wa Afurika mu bindi bihugu bitandukanye byegereye u Rwanda, namwe mwaramutsa cyane. Abari rero mu bihugu bya Afurika y'amajyepfo, y'amajyaruguru, y'uburengerazuba ndetse n'iyo hagati, namwe mukomere. Abari ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bitandukanye byabo, diaspora yo mu Butaliyani, diaspora yo mu Bufaransa, diaspora yo mu Bwongereza, hanyuma ku mugabane wa Amerika, diaspora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, diaspora yo muri Canada, abari mu bihugu bya Amerika y'Epfo, muri Brazil, muri Aziya, naho ndabaramutsa ku mugabane wa Aziya, abari mu bihugu bya Korea, abari ku mugabane wa Oceania nka Australia n'igihugu naho kiri aho ngaho. Mwese mumeze mute. Ni mu cyaro tuganire ku makuru y'imikino abavugwa, ariko kandi mbere yabyo reka manze nshimira bamaze gukora subscribe. Muri abagaciro kuri jewe, ibyo mwakoze ni iby'agaciro, muri abantu banjye rwose. Igisigaye nuko inkuru muzisharinga, mugashyiraho ibitekerezo, mukanakora na like, ndetse yewe mukanagira gute, mukanangira n'inama mu buryo butandukanye. Hari abantu bambwiye muti ese wazanatubwiye nimero zawe tukajya tuguhamagara mu gihe biri ngombwa. Uyu munsi niyemeje kuzibabwira, ariko reka mbasabe nyaboneka kugira ngo namwe mutazajya mumpamagara muntundagazaho ibitutsi cyangwa se mugira gute. Reka nzibabwire 0782 59 76 26. Reka nzisubiremo 0782 59 76 26. Kubashaka kumpa ibitekerezo byiza nakomeza gushingiraho, ndetse yewe n'abavuga bati naha ngaha wahakorera ikiganiro mu buryo bwo kwamamaza turi kumwe. Hanyuma rero abatarakora subscribe namwe reka mubwire ni mukubite mubangura, hanyuma mukore subscribe, ibi bitekerezo n'inkuru bijye bibageraho mu buryo bwihuse. Muri aka kanya rero nagira ngo tuganire, n'ubundi turacyaganira ku makuru avugwa muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda, umunsi wa 22 ugomba gukinwa mu mpera z'iki cyumweru. Navuga ko hari amakuru avugwa mu makipe yanyu anyuranye. Muri Rayon Sport by'umwihariko umukino ukomeye ugomba gukinamo n'ikipe ya Mukura ku munsi w'ejo, hari ibyabaye muri Rayon Sport bijyanye n'ibi bitegura uyu mukino. Hanyuma muri Mukura Victory Sport, reka nkubwire ko nabo ku munsi w'ejo hari ibyabaye bijyanye n'ibitegura iby'uyu mukino, bavuga bati ikipe ya Rayon Sport n'ubundi nitwe twayitsinze kugeza n'ubu ngubu, nitwe muri shampiyona twayitsinze. Bati rero n'ubundi ni natwe tugomba kwisubira, indi mikino y'inganya twebwe turayitsinda, n'ubu tugomba kuyitsinda. Ese babiteguye bate? Ku munsi w'ejo hari icyabaye nk'uko nabivugaga, ariko na Rayon Sport navuga ngo iryamye icyo bita amajanja. Hanyuma mu yandi makipe nko muri AS Kigali ho haravugwamo iki igomba gukina na Gasogi, no mu zindi kipe muri rusange. Umunsi wa 22 niwo tugiye kuganiraho, by'umwihariko nyine kuri uwo mukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Mukura, dore ko ariwo navuga ko uhatsi yindi uzabera kuri Stade Amahoro kuri uyu wa gatandatu kuva ku isaha 12:30. Reka ngere ko ari ku munsi wa 22 ugomba gutangizwa n'ikipe ya Kigali na Gasogi, bagomba gukina kuri uyu wa gatanu. Nkakubwira ko ikipe ya Gasogi mereyeho iriteguye, nubwo wenda yivuga iti twebwe dufite icyo napfa kwita stability mu bijyanye no kuba tutagiye mu cyiciro cya kabiri, ariko bagomba gukina bagaragaza nyine nabo nk'abashaka amanota, cyane ko ikipe bakina nayo ni AS Kigali. Nta gikombe wavuga ngo irarwanira imyanya, nababwiye ko ntacyo ibimaze. Imyanya navuga kuva ku mwanya wa gatatu, kuva ku mwanya wa kabiri kugeza ku wa 13, nubwo wenda bavuga ngo nabaye wa kabiri, ariko birangira wabaye wa kabiri ntibigire icyo bakumarira. Nta mafaranga baguha yuko wabaye wa kabiri, nta uri buserukira u Rwanda, nta yaba bavugaga bati wenda ikipe yatwaye igikombe irahabwa yangaya, iya kabiri igahabwa aho nabyumva. Ariko ikipe yabaye ya mbere n'ihembwa yonyine, izindi nazo ebyiri zikamanuka mu cyiciro cya kabiri, izindi 13 zikaguma mu cyiciro cya mbere, ariko nta kintu zahawe. Ubwo urumva ko mu by'ukuri kurwanira imyanya, nubwo wenda bavuga bati none ya marushanwa asigaye akinwa n'amakipe ya mbere ane muri ako kanya kagezweho. Urumva ko mu by'ukuri ibyo myanya nabyo bisigaye navuga ngo shampiyona irangira
ikipe ya mbere yabaye ya mbere muri shampiyona ariyo ihawe agaciro, dore ko niyo bigeze muri gikombe cy'amahoro itegeko rihari ikipe ni yatwaye shampiyona iyo niba ariyo itwaye icy'amahoro hasohoka iyo byahuye kuri uwo mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Unyumvire nawe agaciro ka shampiyona mu by'ukuri kagarukira ku ikipe ya mbere yonyine, reka bivuge gutyo, wenda kakagarukira no ku ikipe ebyiri za nyuma zigiye mu cyiciro cya kabiri ubwo ziba zihombye, ariko izindi 13 zisigara ari ukuvuga ngo tungu nagumye mu cyiciro cya mbere gusa. Hanyuma rero AS Kigali ikiba gihari nayo ni ukwigaragaza kwayo ko abakinnyi ba Emmanuel Wokwi ndetse na ba Hussein Shaban Shabarara wari umaze igihe afite ikibazo cy'imvune akaba agomba kugaruka, ariko abandi bakinnyi bose nabo ni bazima. Abo bose baba bigaragaza bavuga bati turebe ko twabona ikipe umwaka utaha. Baruna Niyonzima avuga ati reka ngende nsaza ndeba ko nabona n'indi kipe yangura umwaka utaha, ariko ubundi ku bijyanye n'iki n'imyanya byo tuvuga ko ntacyo baba baramira kinini cyangwa se baharanira kinini. Nakubwira ko uwitwa inkuru iri muri AS Kigali Bayingana Innocent wari warahagaritswe cyangwa se byavuzwe ko baye yibukijwe ko amasezerano ye yarangiye muri AS Kigali bakamuhagarika ku mirimo ngo kugeza igihe bazarebera niba yakoze uko babibara. Ubu ngubu rero yagarutse ku mirimo, ariko ubundi byari byavuzwe ko mu makuru atari officiel byavugaga ko yahagarikiwe ku mukino wa Rayon Sport, bivuga ko hari icyo bamukekaho cyangwa se bamuketseho, ariko rero umuyobozi Fabrice Shema ntabwo yari ahari, ubwo rero yaje kugaruka afata icyemezo cyo kumugarura. Nibyo ngibyo rero umuntu yabavuze. Hanyuma ku munsi w'ejo kuri wa gatandatu reka mbere ko Bugesera yakanyiri kumwe na Muhazi baravuga bati tugomba gutsinda Muhazi byanze bikunze tukareba uburyo ki twaguma muri iki cyiciro cyambere ari nako na Muhazi nayo ibiharanira. Uwo nawo ni umukino ugomba kubera i Bugesera, derby ya Burasirazuba. Hanyuma nkakubwira Musanze n'Amagaju izi nazo zigomba kwisobanura. Musanze irashaka kwigira imbere kisiga Kiyovu mu buryo bwigiye imbere nyine niba ariko nabivuga, kuko ifite 22 iravuga iti Kiyovu ishobora gutsinda twatsinzwe ikagira 21 natwe tugakomeza kubaho hafi ikaba yanaducaho nta wamenya. Bagomba rero kubanza bagahita bakutikura Amagaju kugira ngo barebe ko bakwigira imbere bagira 25. Amagaju nayo ari mu buryo cyakwigira imbere yatsinda akagira 29 nibuze akaba yigiye imbere. Hanyuma rero ndi mukino ni Gorilla na Rutsiro, izi nazo nizo kuryoshiriza hari Rubavu uwatsinda undi yamutsinda kuko zose ariko Gorilla bundi yakaba ivuga iti mwanya wa gatatu reka tubugeho twumve uko bimera, nubwo nta kundi nyine nuko bimera nta kidasanzwe kirimo. Hanyuma rero indi mikino yindi iri ku cyumweru reka ngure ku ikipe Etincelle na Marine ziri kumwe yini derby y'Iburengerazuba, ariko nkakubura ko Marine isaba gukora cyane kuko 22 ifite 22 ikipe ya Kiyovu Sport ishobora gutsinda Etincelle yatsinze Marine, ugasanga Marine nayo isanze habi kandi Marine izakurikizaho Rayon Sport. Urumva ko mu by'ukuri nabyo bitoroshye. Etincelle ariko nayo se ninga agomba kugaba yewe Marine ari igomba gutsinda umukino. Hanyuma undi mukino ukomeye cyane ukomeye ni ikipe ya Polisi izaba yagiye gusura ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport gutsindwa uyu mukino ubundi bisobanuye guhita noneho nuguhubuka burundu. Nubundi uretse ko ngiye mbona igaruriro rigoye, ariko ngo baracyafite icyizere binyuze mu gutegura imikino wenda ngo isigaye bakabara ko hari izindi zatsindwa. Nakubwira izo za Amagaju za Musanze za Marine zirusha 4 izindi 5 izindi 6 ngo yizeye ko izazisanga binyuze muko nazo zizatsindwa imikino zifite. Ariko Kiyovu biragusaba gutsinda Polisi, utayitsinda kwisha biragoye kuba wazivanayo. Ni umukino rero Polisi nayo yakamiye abarundi bayo bahageze Abedi Bigirimana bari Musanga ba Rukundo Nezime ndetse yewe Katerega niwe urwaye, abandi bose ni bazima. Ugomba niraho gusubiza uwitwa Jack Alvarez umukunzi w'ikipe ya Polisi wamaje ati bimeze bite ku ikipe yacu ya Polisi. Ba Aniel Ijya barahari, ba Muhajiri barahari, ba bariya ba Mungisha Didier barahari n'abandi bakinnyi batandukanye b'ikipe ya Polisi. Kiyovu Sport nayo abigomba kubifitira bafite uretse Sharifu Bayo ngo bajyandi barahari, ba Patrick barahari, ba Kazindwi Bahati barahari, bambonye ndetse n'abandi Eric
n'abandi bakinyi. Juma nawe ariko ntaraboneka. Juma nawe afite ibibazo, ubwo no kugenda kuri ba Musengo, kugendera kuri ba Uwineza Jarene, ndetse yewe n'abandi yo David, tutibagiwe n'abitwa ba Keve n'abandi batandukanye b'ikipe ya Kiyovu Sport. N'umukino uzaba ku munsi w'ejo ku cyumweru. Undi mukino rero APR na Vision nabonye yandika kuri X ivuga ko ngo umukino witeguye neza, ariko ikizere n'igice cyo kuba yawutsinda, cyane cyane ko APR Darkonovic ngo yagarukanye impambara, ariko n'ubundi biragoye. Abafana b'ikipe ya APR bo baravuga batari ko hari umuhihibikanye wajyaga duhihibikanira witwa Mupenzi Tongo, tukaba twaramenye ko ari mu Rwanda yaza akatuyamba, tukaba twakwigaranzura Rayon Sport. Ariko se abakunzi b'ikipe ya APR mwe ubu ngubu yabivamo ni ikipe mufite na Darkonovic wayo, nawe biragoye. Sinzi niba rwose byashoboka, ariko se yaza agakora iki akakokipa uwuhe mwanya? Ibi byose nibyo abantu bibaza, nuko bitega amaso tukareba uko APR izitwara. Ariko uko yakwitwara kose, mbere na mbere nuko kubanza kureba ngo Rayon Sport yitwaye ite. Ubu APR isigaye muri munsindire. Iyi munsindire rero sinzi niba ariho hari aho yayigeza. Navuga ko igisigaye ari uko abakunzi b'ikipe ya APR Football Club biyakira bagategereza sezitaha, ariko iyi sezo yo simbona bigaranzura Rayon Sport ikaba yava ku gikombe cyane icya shampiyona. Ariko byose bijyana nayo nuko izitwara, nuko abakinnyi bayo bameze. Ariko birasa naho APR forme ni nkeya, n'ikizere n'igikeya. Rayon Sport kiretse nayo niyitakariza ikizere, cyangwa se ikananirwa gukubana kureba uburyo ki yakwinyugushura mu yandi makipe. Ariko rero biragoye Rayon Sport reka nyigereho. Ifite umukino na Mukura Victory Sport kuri uyu wa gatandatu, ubwo nabivugaga ku isaha saa 12:30. Amakuru avugwa muri aya makipe yombi rero, abayobozi b'aya makipe yose navuga ko baryamiye amajanja, icyo nakwita amajanja. Buri wese ari kurinda izamu rye, ibirwanisho yabikozeho. Reka nkubwire ko mere kuri Rayon Sport, reka mere kuri Mukura Victory Sport izaba yaje gusura Rayon Sport. Mukura Victory Sport ibirwanisho byayo byose yabikozeho. Reka nkubwire ko ku munsi w'ejo habaye inama ikomeye cyane nakubise icyumvirizo mu ikipe ya Mukura. Inama yahuzaga abayobozi b'ikipe ya Mukura baganiriza abakinnyi. Nkubwire ko yaba nkuko nabivuze no muri video yo ku munsi w'ejo, ibya Mirenge abakinnyi b'ikipe ya Mukura byo bategewe prime ishobora no kuba yagera mu 300,000. Akarere kabashyiriyeho, abayobozi ba Mukura babashyiriyeho ubufasha bwose baramufite, abakinnyi ngo nta kibazo bafite. Uwitwa Nicolas Sebwato, umukinnyi wo Bukemanga, ngo ku munsi w'ejo yakizeho umuhigo, yahigiye imbere y'abayobozi b'ikipe ya Mukura Victory Sport. Nabo bamusezeranya ko mu gihe yaba apanguriye imipira, mu gihe yaba yitwaye neza, ngo bashobora kumukubira kabiri Rokritoma bamuhaye ubwo yasinyiraga amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Mukura, bakaba bakongera kumurokrita bundi bushya bitewe nuko yaba yitwaye kuri uriya mukino niwe ushobora kuzahesha Rokritoma umukinnyi Nicolas Sebwato. Hanyuma rero harimo n'abandi bakinnyi, uwitwa uyu nguyu umukinnyi witwa Niyonizera Fred, nawe ngo yahigiye abayobozi b'ikipe ya Mukura ababwira ko igitego yatsinze mu mukino ubanza yongera kugitsinda n'ubu ngubu mu mukino wo kwishyura. Mukura nakubwiye ngo yadoze impande zose, rokari bayikoze, abakinnyi bose bameze neza, ntawe ufite ikibazo, bose kuva ku munyezamu Nicolas Sebwato ugakomeza kuri defense yabitwa ba Rushema Chris, yabitwa ba Jalil, abakinnyi bitwa ba Zuberi, abakinnyi bakomeye barimo ba Eritatu, uwo ni mu ruhande rw'imbere cyane ko umukino ubanza atari yawukinnye. Eritatu nta wari uhari, abona kubwiraga abandi Niyonizera Fred, basunzu, abakinnyi nka ba Destin Maranda mushya, abo bose ngo bameze neza kandi ngo intego no gutsinda Rayon Sport. Nabo baravuga bati n'ubwa mbere tugiye gukinira kuri Stade Amahoro, ni umwanya wacu wo kwigaragaza. Ikintu cyo babwiye ubuyobozi, niyo kipe ya mbere igiye kuva mu ntara igakinira kuri Stade Amahoro. Nta kipe yo mu ntara yindi yari yagakinye kuri Stade Amahoro nyuma yuko ivuguruwe ibayisha. Mukura Victory Sport rero uwo muhigo ngo irashaka kuza gukinira bwa mbere muri Stade Amahoro, nkuko bavuga ko ngo ari nabo bayifunguye bwa mbere kera icyubako muri za 80 kangahe bagakina na Panteri. N'ubu ngo baravuga bati ni twebwe tugiye guturuka mu ntara
tuyifungure kandi turayifungura tumirira nabi ikipe ya Rayon Sport. Baravuga bati Rayon Sport nawe watsindiye rimwe watsindira Gasogi kuhabona igitego nawe birakugora. Uyu wa gatandatu Mukura Victory Sport ngo irashaka guhisomo ikipe ya Rayon Sport ku buryo itazaryibagirwa. Ubwo rero kugera naho witwa Nizeyimana Olivier wahoze mu ikipe ya Mukura Victory Sport nawe yashyizeho intego ye. Abasaza bo mu ikipe ya Mukura abitwa Basebukanga Basemuhungu aba bose bakaniye bagarutse, abahungu babihira bagarutse baravuga bati natwe tugomba kwiyandayanda tukagira icyo dukora mu ikipe ya Mukura. Abitwa ba Mwami Keve abo bose basizoye bavuga bati Mukura tugomba kuyubakiraho amateka, tukayubakiraho amateka igahagama ikipe ya Rayon Sport nkuko yihagamye mu mukino ubanza. Nongera nabibutse ko ari yayitsinze bwa mbere muri iyi sezo. Rayon Sport muri shampiyona ntiratsindwa n'indi kipe itari Mukura Victory Sport, izindi uretse kunganya. Ariko ubundi ikipe ya Mukura Victory Sport niyo yakoze mu jisho ikipe ya Rayon Sport. N'uyu wa gatandatu rero ngo niyo ntego. Hanyuma no kurande rw'ikipe ya Rayon Sport, Rayon Sport nayo ibirwanisho byayo yabikozeho. Ubu ngubu Gacinya ntasinzira, Gacinya yaraye ijoro ararara irindi, no kuwo munsi wari wabanje yari riraye, nta kindi ari ugutegura uyu mukino. Hamwe n'uwo bafatanyije witwa Samuel twarabibabwiye Kazungu Nyiramafaranga, abago ku munsi w'ejo bagize gute binyuze muri Gacinya. Gacinya yagiye kureba ikipe arayiganiriza, ayiha amasezerano, ayitegera gatubutse, ndetse yewe afatanyije na Kwesa Collection babaha imyenda y'imyitozo bavuga bati iyi myenda niyo igomba kuzaduherekeza mu gutwara igikombe. Ariko ubwo n'amafaranga yayashyizeho birumvikana. Bayize ku munsi w'ejo yaganirije abakinnyi, nubwo imyitozo itagenze neza kubera imvura, bagakora utuntu twitozo dukeya, ariko baravuga ko byanze bikunze iyi Mukura bagomba kuyitsinda, kandi bakayitsinda ngo batayibabariye, ngo barayitsinda byinshi cyane. Gacinya yavuze ati murabizi ko naherukaga kuvuga, kandi murabizi ko ubwo naherukaga mu buyobozi ari ngiye uyobora, murabizi ko natwaye igikombe. Uyu munsi rero nabwo arababwira ati nanjye ndi umuyobozi, rwo atari nge muyobozi wa Rayon Sport, ariko kuri uyu mukino bijyanye n'uburyo Rayon Sport yashyizeho, aravuga ati uyu munsi noneho kuri uyu mukino wa Mukura na Rayon ni ngewe umuyobozi wa Rayon Sport. Ubwo no kuvuga ngo umurimo ku mukino we bamuhaye niwe muyobozi wa Rayon Sport. Ubu Gacinya niwe muyobozi wa Rayon Sport muri aka kanya muri iyi weekend. Gacinya ni umuyobozi wa Rayon Sport kuri uyu mukino wa Rayon Sport na Mukura. Yababwira rero ati mwebwe mukine ibindi mubimbaze, prime yayibategeye. Nawe yashyize avuga ati uretse prime ya Rayon Sport mfatanyije na Samuel Kazungu turabaha amafaranga yacu ya prime, ku buryo baravuga bati prime yacu nayo ishobora kugenda ikaba mu 150, wakongeraho irindi 150 by'abayobozi ngo bikaba bibaye 300. Ubwo ndavuga by'ikipe gitanu by'ikipe, n'utundi dufaranga abakinnyi ba Rayon Sport bagenda basakuma mu bantu, twose bagenda basakuma mu bantu bitewe nuko bitwaye. Urumva ko umukinnyi wa Rayon Sport ashobora no kwisanga afite 3-5 bitewe nuko baba bamaze gutsinda ikipe ya Mukura Victory Sport Erwaziri. Mu kibuga rero bimeze bite? Ko hari igihe umuntu abavuga ati umubiri urabishaka, ariko bakavuga ati umutima urakunze ariko umubiri urananiwe. Ese imitima y'abakinnyi ba Rayon Sport yumvise ibyo bifaranga irakunze pe? Ese imibiri yabo yo irabishoboye, ifite imbaraga? Imibiri yabo rero uko iteye, reka mubwire ko mu kibuga witwa Niyonzima Olivier Sef ndetse na Master aribo bafite ibibazo batazakina ubwo kongeraho Foringanye. Ariko Master se ubundi muramubara nuko participa mu myitozo we ntabarwa n'ubundi. Hanyuma witwa Foringanye we bimaze igihe birazwi na akamenyero, ariko witwa Suleiman Dafe ndetse na Aimable Nsabimana na Kanamugire Roger, aba ni bataraga baraza bashimangira abandi bakinnyi bahari. Muhire Keve, Iraguha Haji, Umuremba Fitina na Bugingo Hakim, yewe na Ndayishimiye Richard imyitozo barayikoze kandi bameze neza. Kadim Ndiaye ameze neza. Abedi Biramahire, reka muvuge nubwo wenda ba Rayon bamwe bamushidikanyaho, ariko nabandi twese tumushidikanyaho, ariko nyine nawe yagize gutya yibwira batanazi ku mukino wa Kigali, ubwo ashobora no kwibwira batanazi ku ikipe ya Mukura. Ntawamenya, erega hari igihe umukinnyi ashobora kuba adakaza ariko akagira gutya akinyura gushura akabashimisha mu buryo ubu cyangwa se ubundi.
abakinnyi nk'aba Rukundo Abdurrahman bose bameze neza, ikipe ya Rayon Sport irubakitse. Hanyuma rero intego ngo ikaba ari imwe, abakunzi ba Rayon Sport aho bari hose na n'ubwo baracyashishikarizwa kumva ko Rayon Sport igomba guca agahigo kuri wa gatandatu ikuzuza stade Amahoro bakayuzuza. Abareyo bakayuzuza. Mwikwica intege, reka nongere mbisubiremo, mwikwica intege cyangwa se ngo abantu babaca intege. Abareyo nimuhaguruke niyonka mugende mwigaragaze, ariko nashishikarije n'abandi makipe bijyanye no koferwa na ministeri bamaze iminsi batesha agaciro umupira w'amaguru, abanyamupira uhereye ku Bareyo ku munsi w'ejo ni mujye guhesha agaciro umupira, muwishyure kuva kuri 2 hejuru 3 ahegereye ikibuga, 20 muri VIP, 30 muri VIP, hanyuma executive seats 100,000, hanyuma no muri skybox miliyoni kuba bishoboye. Ubwo rero ni umukino dutegerezanyije amatsiko turi benshi kureba uko bizaba bimeze, ibindi bigenda bivugwa uko iminota igenda isimburana, amakuru agenda caracaramo, byose turabigarukaho kuri Rondas Sport Channel. Murakoze cyane rero, mukomeze mugire ibihe byiza, mukore subscribe, musharinge inkuru tubagezaho, mukore like aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Ndabakunda cyane, nitwa Rondas Ndayisaba, umusaza wanyu ubagezaho ibijyanye n'iby'imikino. Murakoze cyane.